Nshuti bakunzi ba Jombo Stories, ndabasuhuje mbifuriza umugisha w'Imana aho muri hose. Mbazaniye indi nkuru y'umunsi ivuga ngo akanyoni karubaka umuntu akika. Ntabatindiye, reka twinjire mu nkuru yacu. Akanyoni karubaka umuntu akika. Hari umugabo witwaga Kamanzi wari utuye mu mudugudu utuje, aho abantu bose bari baziranye. Buri gitondo yarazindukaga kare agakora akazi ke adategereje ko hari umushimira cyangwa ngo amushime. Yari azi ko ubuzima budahindurwa n'ibitangaza, ahubwo buhindurwa n'intambwe nto zifatwa buri munsi. Yari afite umugore witwaga Dative n'abana 2. Ntabwo bari abakire ariko bari bafite amahoro. Bari bazi gusangira duke bafite, bagaseka, bakubahana kandi bagashyigikirana. Abaturanyi babo bababonaga bavugaga ko ari umuryango mwiza kandi ufite umutuzo. Ariko hari undi muturanyi witwaga Safari, we yahoraga ashaka guca inzira ngufi. Iyo yabonaga umuntu yateye imbere ntiyashakaga kumenya uko yabigezeho, ahubwo yarayibwiraga ko hari ikintu kibyihishe inyuma, akavuga ko nta muntu ugera kure akoresheje ukuri. Iryo jambo ryatumye atangira kwanga abantu bose bafite icyo bageraho. Umunsi umwe mu mudugudu haza umucuruzi washakaga umuntu bazafatanya gukora ubucuruzi. Yahamagaye abaturage bose ababwira ko akeneye umuntu w'inyangamugayo, wihangana kandi utarya iby'abandi. Safari yahise yambara neza kurusha abandi, atekereza ko imyenda myiza n'amagambo menshi bihagije. Kamanzi we yagiye yambaye ibisanzwe, nta magambo menshi yari afite yo kuvuga. Umucuruzi yabanje kuganira na buri wese, abaza Safari ati, iyo ubonye amafaranga menshi mu kanya gato ukora iki? Safari yamubwiye ko ayafata atazuyaje kuko amahirwe aza rimwe. Yageze kuri Kamanzi nawe aramubaza. Kamanzi amusubiza ko amafaranga yose aba afite inkomoko, ko abanza akamenya niba araye koko, kuko ikitari icye ntigishobora kumuha amahoro. Ayo magambo yakoze ku mutima w'umucuruzi. Hashize icyumweru ahitamo gukorana na Kamanzi. Safari yararakaye cyane, atangira gukwirakwiza ibihuha ko Kamanzi yatanze ruswa. Abaturage bamwe barabyemera, abandi babishidikanyaho. Ariko igihe cyarageze ukuri kurigaragaza. Nyuma y'amezi make ubucuruzi bwa Kamanzi bwaragutse. Yatangiye guha akazi urubyiruko rwo mu mudugudu. Ntawe yigeze asuzugura, yafashaga n'abamuvuze nabi. Rimwe Safari yahuye n'ikibazo gikomeye, ubucuruzi bwe burahomba, inshuti zose yari afite ziramutererana. Atekereza kujya gusaba imbabazi Kamanzi. Ageze iwe yumva afite isoni. Kamanzi amwakira amwenyura, amuha karibu nk'umuturanyi. Safari arapfukama ati, naraguciriye imanza ntakuzi, narakwangaga kuko nabonaga utera imbere, mbabarira. Kamanzi yaramuhagurukije amubwira ko nta muntu ubura gukora amakosa. Arakomeza amubwira ko ikibazo atari ukugwa, ahubwo ikibazo ari ukwanga kubyuka. Ayo magambo yahinduye ubuzima bwa Safari. Yatangiye gukora buhoro buhoro, areka amayeri n'ishyari. Nyuma y'imyaka mike nawe yabaye umwe mu bantu bubashywe. Umunsi umwe abana bo muri uwo mudugudu babajije Kamanzi bati, niki cyatumye ubaho neza kurusha abandi? Yarabashubije ngo, nize ko ubuzima atari irushanwa. Iyo wiruka ushaka kurusha abandi unanirwa vuba, ariko iyo wiruka ushaka kuba umuntu mwiza kurusha ejo, buri munsi uba utsinze. Umusaza wari aho yongeraho ngo, abantu benshi bifuza gusarura, ariko bake nibo bemera kubiba. Nyamara nta murima uzana umusaruro utarabanje kubibwa. Abaturage bose baraceceka. Bamenye ko amagambo y'uwo musaza yari yuzuyemo ukuri. Kuva uwo munsi muri uwo mudugudu hatangiye umuco wo gufashanya aho guhangana, gushimira aho kugira ishyari, no gukora aho gutegereza amahirwe.
Nubwo ubuzima bwakomeje kuzana ibigeragezo, abantu bamenye ko amahoro nyayo aturuka ku mutima utaryarya. Umurimo ukoranywe umurava n'urukundo rugirirwa abandi. Nshuti bakunzi, inyigisho iri muri iyi nkuru ni uko ubutunzi burashira, ubwiza bugashira, n'icyubahiro gishobora guhinduka. Ariko ubunyangamugayo, umurava, kwihangana n'urukundo nibyo bituma umuntu yubaka ubuzima bukomeye kandi bugirira abandi akamaro. Iyo ushaka gutsinda mu buzima, tangira utsinde umutima wawe mbere yo gushaka gutsinda abandi. Nshuti bakunzi, tujye tumenya iki kintu. Ntugapime ubuzima bwawe ukoresheje ubw'abandi. Hari abantu benshi bababazwa n'uko abandi batera imbere, nyamara ntibababazwe n'uko ubwabo badatera intambwe. Ishyari rituma umuntu areba ibyo abandi bagezeho, ariko rikamwibagiza kureba ibyo we yakora kugira ngo ahindure ubuzima bwe. Ubuzima ntabwo ari irushanwa ryo kureba ugeza kure undi. Ni urugendo rwo kuba mwiza kurusha uwo wari ejo. Iyo umuntu atangiye kwigereranya n'abandi, amahoro aramushirana. Ariko iyo yigereranyije n'uwo yari ari ejo, atangira gukura. Kamanzi ntiyatsinze kubera amahirwe. Yatsinze kubera kwihangana, gukora atitotomba, no gukomeza kuba inyangamugayo nubwo hari abamusebya. Safari nawe ntiyatsinzwe n'ubukene, ahubwo yatsinzwe n'ishyari ryamuhumye amaso, rikamubuza kubona amahirwe yari afite. Hari igihe umuntu akwanga atari uko wamugiriye nabi, ahubwo ari uko ibyo wagezeho bimwibutsa ibyo we atarageraho. Ntukamwiture urwango. Komeza inzira yawe kuko igihe nicyo kigaragaza ukuri. Twibuke ko imbuto zose zidakura ku munsi umwe. Hari izera vuba, hari n'izifata igihe. Ariko zose zisaba amazi, izuba n'ubwihangane. Ni nako ubuzima bwacu bumeze. Niba ushaka gutera imbere, jya ushimira intambwe umaze gutera aho kubara iz'abandi bateye. Ujye wubaka ejo hazaza hawe aho gusenya aho undi. Umuntu ushaka kuzimya urumuri rw'undi ntibituma urwe rwaka kurushaho. Inyigisho ya nyuma ikaba ari uko ishyari ntiryubaka inzu, ntirihinga umurima, kandi ntirishyira amahoro mu mutima. Ariko umurava, ubunyangamugayo n'umutima wicisha bugufi nibyo bituma umuntu yubaka ubuzima buramba kandi bugirira abandi umumaro. Aha niho dusoreje inkuru yacu y'umunsi. Nkaba mbashimira gukomeza gukurikira Jombo Stories, bashishikariza gukomeza kuduha ibitekerezo byanyu muri comment kuko ari ingenzi. Jye wayibasangizaga ndi Isimbi Diane Batsinda. Na hejo.